mukazi cyangwa ntabwo wagiye biroba mu magana ndinyoko biroba ahamagara ndinyoko kuri moto. Turi mu Rwanda ng'abagabo bari kurengana mu Rwanda ariko haha niba ukoresha urubuga rwa TikTok ntabwo waba utarabona iyi video y'umugabo ukubitwa n'umugore we kandi bari mu ruhame. Uko bigaragara umugore akubitiye umugabo we inshi ziremereye cyane, ni mu gihe uyu mugabo we yiturije ku rundi rwego kandi cyane. Gusa icyatumye abantu babitindaho ndetse banatera komenti n'uburyo uyu mugore we yakubisiye umugabo mu ruhame, abasekirite bose bari impande yaho bakaza kwishungerera gusa ntibakize uyu mugabo cyangwa ngo bafate uyu mugore areke guhotera umugabo we mu ruhame. We nkurikira nkubwire ukuntu byatangiye ureke kuguma mu rujijo. Nkwibutsa ko nitwa BYT nkusaba gushiraho uruhare rwawe kuri uyu murongo mugari wa YouTube ukanda kuri buto subscribe. Iyo mbonye mwiyongera bintera motivation bityo nkakomeza kubaha ibintu byizewe kandi ku gihe. Bamwe bakibona iyi video bahise bagaragaza amarangamutima yabo, ni mu gihe bamwe bavuze ko uyu mugabo yaba afite ikibazo cy'umwihariko. Bati ni gute umugore agukubita habe no kuvuga aho gukamwa wese kugira ngo aguhuragure. Bamwe bati mu Rwanda ibintu birakomeye, bati abagore basigaye bibona ku rundi rwego. Abandi bati umugabo azi gufata umwanzuro kuko iyo yibeshaga kubita uyu mugore yari guhita ajyanwa mu gihome. Ese nibyo koko? Ariko reka kugendera muri icyo gicu utazi uko inkuru yagenze. Bivugwa ko uyu mugabo yavuye mu rugo abwiye umugore we ko agiye mu kazi, gusa bikaza kurangira bihindutse ageze mu nzira yigira gufata agacupa n'izindi nshuti ze. Ni nka kwa kundi uba wizeye ko akazi kawe gahoraho uri bukabone ariko wagera aho uri bugakore ugasanga akazi ntagahari. Bigahorana nuko telefoni yiwe yari yasize mu rugo, noneho yahura na ba Korode ba Munezero bati ngwino twisomera agacupa wangu. Nawe ati sinabura byose ndahabaye. Gusa aho byaje kubera ibibazo nuko uyu mugore yaje kumenya ko umugabo we atari mu kazi ahubwo yibereye mu kabari. Yahise afatiraho ahetse umwana w'uruhinja ahita yirukanyira mu kabari amusangayo. So yari afite umujinya uri ku rundi rwego aho yahise asohora umugabo. Ibyaje kuba nko gutungurana nuko yahise acapaguza inshuro umugabo, abantu bagatangira gukangarana. Abasekirite nabo bahita bagera, gusa nta kintu babikozeho, baretse umugore yikubitira umugabo we karahava. Gusa muri ubu buzima bisaba kwihanganirana, aho muri ubu buzima buri wese aba akwiye gucisha make. Ese niba umuntu akosheje bisaba kumwereka rubanda rugari kuri uru rwego? Niba wabonye iyi video wowe urabyumva ute? Ese uyu mugabo ntiyahohotewe ku rundi rwego kandi ntakeneye ubutabera? Ikindi si we gusa kuko bivugwa ko hari abagabo benshi barenganye mu ngo zabo, aho batsikamizwa n'abagore babo bikagira no ku rundi rwego, bikagera naho bakubitwa bakazirika cyangwa se bakabazirika ku katsi, ariko ugasanga abagabo batuje ngo ntibashaka kwicira izina bajya mu butabera. Ikibazo kirakaze cyane mu Rwanda, nawe gira icyo ubivugaho muri komenti. Nkwinginga nkusaba gukanda aho hasi kuri buto subscribe ukaba umwe mu badukurikirana 5/5. Ni umuhungu wanyu BYT, turi kumwe mukomeze kugira ibihe byiza. Abagabo mu Rwanda birakomeye, bari gukubitwa kakahava. Ese we muri karitsiye utuyemo bimeze bite? Tubwira muri comment ukuntu bimeze. Ese abagabo barakubitwa muri karitsiye